ubwoko bw'icyo kunywa bufasha umubiri. Tisane ni icyo kunywa twakwita icyayi mu buryo bworoheye buri wese kubyumva. Umwihariko w'iki cyo kunywa nuko nta kafeyine wagisangamo kuko nta majyani aba arimo. Iki ni icyo kunywa ushobora gutegura mu buryo bunyuranye bitewe n'icyo bifuza kandi ukagirirwa akamaro n'ibimera byifashishwa. Reka dutangire ikiganiro dusobanukirwa uko icyayi cya tisane gitegurwa. Mu gutegura icyayi cya tisane hifashishwa ibyo twakwita nk'ibirungo binyuranye, harimo n'ibigurwa bitunganyije, gusa ibyiza nibyo witeguriye ubwawe. Muri ibyo birungo tugiye kuvugaho iby'ingenzi wabona bitakugoye ni umucyayicyayi, umwenya ndetse na teyi izwi nka rosemary. Ibindi byifashishwa mu gukora icyayi cya tisane harimo ibibabi, ibishishwa by'indimu cyangwa icunga, indabo za hibiscus, indabo za hibiscus, indabo za marakuja ndetse na tangawizi. Nk'uko turi buze kubibona mu kanya gato, iyo ugiye gukora icyayi cya tisane uvanga ibi birungo kimwe ku kindi bitewe n'icyo wifuza kugeraho. Mu gutegura iki cyayi ubanza gucanira amazi akabira, no kugashyiramo kimwe cyangwa byinshi muri ibi birungo tumaze kugarukaho. Ibi birungo ushobora kubikoresha ari bibisi cyangwa ugakoresha ifu yabyo igiboneka nyuma yo kubisya, ukabivanga ubundi ukabyanika ku zuba. Ya mazi rero washyizemo ibirungo iyo amaze gushya urayayungurura ukayanywa bigishyushye, by'umwihariko iyo ubishatse ushyiramo agasukari cyangwa ubuki, ariko si ngombwa. Reka dukomeze ikiganiro tureba akamaro ka buri kirungo gikoreshwa mu gukora iki cyayi ku buzima. Mu birungo byifashishwa mu gutegura icyayi cya tisane, reka turebe akamaro ka teyi, rosemary ku munywi w'iki cyayi. Teyi izwi nka rosemary ifasha mu mikorere myiza y'ibice by'umubiri, by'umwihariko umwijima n'uruhago. Teyi kandi ifasha mu kuvura indwara zinyuranye zirimo inkorora, ibicurane na asima yoroheje. Teyi ifasha mu mikorere rusange y'umubiri ku buryo ifite ubushobozi bwo kugufasha kuruhuka neza no kuruhura imikaya y'ingingo z'umubiri. Mu birungo byifashishwa mu gutegura iki cyayi cya tisane, reka turebe akamaro k'umwenya ku munywi w'iki cyayi. Umwenya ufasha mu guhangana n'ibibazo binyuranye byibasira umubiri, urugero ibyo kugira amaraso make. Umwenya kandi ufasha guhangana no gufungana mu mazuru, ibicurane n'inkorora. Si ibyo gusa kuko umwenya nawo ufasha mu kunyara neza. Mu birungo byifashishwa mu gutegura icyayi cya tisane, reka turebe akamaro k'umucyayicyayi ku munywi w'iki cyayi. Umucyayicyayi ugira uruhare runini mu gukura imyanda mu mubiri, ukarwanya indwara zo kubyimbirwa, kandi unongera igipimo cya vitamine C mu mubiri. Ku bari n'abategarugori bari mu mihango cyangwa bafite umuriro, umucyayicyayi uraborohereza ukabagabanyiriza uburibwe. Umucyayicyayi ufasha kandi kugabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso ku bantu bagira iki kibazo. Mu birungo byifashishwa mu gutegura icyayi cya tisane, reka turebe akamaro k'indabo za hibiscus ku munywi w'iki cyayi. Indabo za hibiscus zizwiho kuba zikize kuri vitamine C. Iyi vitamine C yongera ingufu n'ubudahangarwa bw'umubiri. Indabo za hibiscus zifasha kurwanya cholesterol mbi no kugabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso, by'umwihariko zinafasha mu gusukura umubiri. Mu birungo byifashishwa mu gutegura icyayi cya tisane, reka turebe akamaro ka tangawizi ku munywi w'iki cyayi. Ubusanzwe tangawizi izwiho kuba inkabura y'ibice binyuranye by'umubiri.
tangawizi ifasha mu kurwanya isesemi by'umwihariko ikanafasha mu igogorwa ry'ibiryo tuba twariye. Tangawizi ifasha mu kurwanya indwara zitandukanye harimo indwara za rubagimpande, indwara nka gute ndetse n'indwara zijyanye no kubabara imitsi no kuribwa mu ngingo. Mu birungo byifashishwa mu gutegura icyayi cya tisane, reka turebe akamaro k'ibishishwa by'indimu cyangwa ibibabi by'amacunga ku munywi w'iki cyayi. Ibibabi by'indimu cyangwa ibibabi by'amacunga kimwe n'ibishishwa byabyo bizwiho kongerera ubudahangarwa umubiri. Ibi bibabi by'umwihariko bizwiho gufasha igifu kugogora ibiryo neza no gutuma umuntu atagira uruda rubyimbye nyamara nta kintu kirimo. Si ibyo gusa kuko ibibabi by'indimu cyangwa ibibabi by'amacunga birwanya ibicurane n'inkorora by'umwihariko bikanongera vitamine C mu mubiri. Mu birungo byifashishwa mu gutegura icyayi cya tisane, reka turebe akamaro k'indabo za marakuja ku munywi w'iki cyayi. Indabo za marakuja zifasha mu kurwanya kwiheba no kwigunga, zihangana na stress ndetse zinafasha umubiri kumva uruhutse neza nyuma yo kuzinywa mu cyayi. Ku bantu banywa agasembuye, icyayi cya tisane kibafasha guhangana na hangover nyuma yo kugira ijoro rirerire. Icyayi cya tisane kiratangaje cyane ku buryo wagiteguye neza kigahora ushobora kuyifashisha mu koga ibirenge kuko ifite ubushobozi bwo kuvura imyate n'ibimeme. Zirikana ko nujya gukora icyayi cya tisane ugomba kuvanga bitewe n'icyo wifuza, gusa uzirinde gukoresha byinshi kuko uretse no kukubihira byanateza ibindi bibazo. Gukoresha ibi birungo byose ni byiza iyo ufite ifu yabyo kuko ariyo ibasha gupimwa. Urugero, ushobora gukoresha akayiko kamwe mu gikombe cya mililitiro 250 cy'amazi. Zirikana ko mu gihe wifuza kuvanga ifu y'uruvange rw'ibi birungo bikora icyayi cya tisane, wakoresha igipimo ushaka bitewe n'ibyo wifuza kuko bihari ari byinshi. Zirikana ko kandi ku mugore utwite biba ari byiza kubanza kugisha inama umuganga usanzwe agukurikiranira hafi kugira ngo yemeze niba ubyemerewe cyangwa utabyemerewe. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo yose, nyabuneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twagajejeho, kanda like ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.